Samweli wa kabiri igice cya 7. Nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati, dore mba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati, genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti, genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi ati, uko niko Uwiteka avuze, ngo mbese uzanyubakira inzu yo kubamo? Uhereye igihe nakuriye Abisiraheli muri Egiputa, ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo. Mbese ahantu hose nakagendanye n'Abisiraheli bose, hari ubwo navuganye n'umucamanza wese na Isiraheli, uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, ni iki cyababujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi? Nuko umugaragu wanjye Dawidi umubwira icyo ati, nuko Uwiteka Nyiringabo avuze ati, nagukuye mu rugo rw'intama, mu bwungeri bwazo, nguwo umutware w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimburira abanzi bawe imbere yawe, kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi. Kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ahantu, mabashinge bahature, haba habo bwite batazimuka ukundi. Kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere, ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, kandi nzaguha ihumure ku banzi bawe bose. Ndetse Uwiteka arakubwiye ngo azakuremamo umuryango. Kandi iminsi yawe nigera ugasezerana na ba sogokuru bawe, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe. Nuko uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu, kandi nzakomeza intebe ye y'ubwami bw'iteka ryose. Nzamubera se, nawe azambera umwana, nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu. Kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho nk'uko nazomorotse kuri Sawuli nagukuye imbere. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Nuko ayo magambo yose no kwerekwa kose Natani abirondorera Dawidi. Umwami Dawidi aherako arinjira, yicara imbere y'Uwiteka aravuga ati, nkanjye ndinde Nyagasani Imana, kandi inzu yanjye ni iki, nkanjye ko undinda ukarinda ungenza aha? Ariko ibyo kuri wowe ntibikomeye Nyagasani Imana. None uvuze no ku by'inzu y'umugaragu wawe ko bizamera igihe kirekire kigiye kuza, nabyo bibaye nk'itegeko mu bantu Nyagasani Imana? Kandi se Dawidi yakubwira iki kindi kuza umugaragu wawe Nyagasani Imana? Kubw'ijambo ryawe wakoze ibyo byose bikomeye nk'uko umutima wawe wibwiye, kugira ngo ubimenyeshe umugaragu wawe. Nicyo ubereyeho ukomeye Uwiteka Mana, kuko ntawe uhwanye nawe, kandi nta yindi Mana iriho keretse wowe, nk'ibyo twumvishije amatwi yacu byose. Ni irihe shyanga riri mu isi rihwanye n'ubwoko bwawe bwa Isiraheli? Imana yahagurukijwe no kuricungurira kuba ubwoko bwayo, kugira ngo yibonere izina, igakora ibikomeye biteye ubwoba ku bwabo no ku bw'igihugu cyawe imbere y'abantu bawe wacunguye, ukabivanira muri Egiputa, ukabakiza amahanga n'imana zayo. Kandi wikomereje ubwoko bwawe bwa Isiraheli kugira ngo wowe ubwawe iteka ryose, kandi nawe Uwiteka ubabere Imana yabo. Nuko none Uwiteka Mana, ijambo uvuze ku mugaragu wawe no ku nzu ye urikomeze iminsi yose, kandi uzasohoze ibyo uvuze. Maze izina ryawe rihimbazwe iteka ryose, bavuge bati, Uwiteka Nyiringabo niwe Mana ya Isiraheli, kandi inzu y'umugaragu wawe Dawidi izakomezwa imbere yawe. Kuko Uwiteka Nyiringabo Mana ya Isiraheli uhishuriye umugaragu wawe ukavuga ngo uzamwubakira inzu, nicyo gitumye umugaragu wawe nubahuka mu mutima wanjye kugusengera isengesho. None Nyagasani Imana ni wowe Mana, n'amagambo yawe ni ay'ukuri, kandi usezeranije umugaragu wawe iryo jambo ryiza. Nuko none emera guha umugisha inzu y'umugaragu wawe, irame imbere yawe iminsi yose, kuko ari wowe ubivuze Nyagasani Imana, kandi umugisha utanga ujye uha umugisha inzu y'umugaragu wawe ihabwa iteka ryose. Samweli wa kabiri igice cya 8. Hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya arabacogoza,
anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Bukeye anesha Abamowabu, maze abarambika hasi mu mirongo abageresha umugozi. Inkubwe ebyiri zari izabo kwicwa, kandi iya gatatu yose yari iyabo kurokorwa. Nuko Abamowabu bahinduka abagaragu ba Dawidi bamuzanira amakoro. Bukeye Dawidi anesha Hadadezeri mwene Rehobu umwami w'i Soba, ubwo Hadadezeri yajyaga kumugomerera ubwami bwe kuri rwa ruzi. Dawidi amuturaho ingabo z'abagendera ku mafarashi 1,700 n'abagabo bigenza inzovu ebyiri. Maze Dawidi atemagura ibitsi by'amafarashi akurura amagare, ariko asigaza amafarashi yakwira amagare 100. Bukeye Abasiriya b'i Damasiko baje batabaye Hadadezi umwami w'i Soba, Dawidi abicamo abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi 200. Maze Dawidi ashyiraho ibihome by'abarinzi b'igihugu cy'Isiriya gitwarwa n'i Damasiko. Nuko Abasiriya bahinduka abagaragu ba Dawidi bamuzanira amakoro. Uwiteka yajyaga aneshesha Dawidi aho yajyaga hose. Kandi Dawidi yacujije abagaragu ba Hadadezi ingabo z'izahabu azijyanye i Yerusalemu. Kandi umwami Dawidi akura iminyago y'imiringa myinshi cyane mu midugudu ya Hadadezi, i Beta n'i Berotayi. Bukeye Toyi umwami w'i Hamati yumvise ko Dawidi yatsinze ingabo za Hadadezi zose, atuma umuhungu we Yoramu ku mwami Dawidi kumuramutsa no kumushimira ko yarwanye na Hadadezi akamunesha, kuko Hadadezi yajyaga arwanya Toyi. Maze Yoramu azana ibintu by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa. Nabyo umwami Dawidi abyereza Uwiteka hamwe n'ifeza n'izahabu yari yejeje, abikuye mu mahanga yose yanesheje. Iby'Isiriya n'iby'i Mowabu n'iby'Abamoni n'iby'Abafilisitiya n'iby'Abamaleki n'ibyo banyaze ku minyago banyaze Hadadezi mwene Rehobu umwami w'i Soba. Dawidi yibonera izina ubwo yatabarukaga kuneshereza Abasiriya mu kibaya cy'umunyu. Yari yishe abantu inzovu 1,800. Nuko ashyiraho ibihome by'abarinzi b'igihugu cya Edomu, abikwiza muri Edomu hose. Abanyedomu bose bahinduka abagaragu ba Dawidi, kandi Uwiteka yajyaga aneshesha Dawidi aho yajyaga hose. Nuko Dawidi ategeka Isiraheli yose, acira abantu bose imanza zitabera. Kandi Yowabu mwene Seruya niwe wari umugaba w'ingabo ze, na Yehoshafati mwene Ahiludi niwe wari umucurabwenge. Kandi Sadoki mwene Ahitubu na Ahimeleki mwene Abiyatari nibo bari abatambyi, kandi Seraya niwe wari umwanditsi. Kandi Benaya mwene Yehoyada niwe watwaraga Abakereti n'Abapereti, kandi bene Dawidi bari abatware b'intebe.